Yesu ashimwe, welcome mu cyumweru gishya, n'indi ntambwe ikomeye Imana iduhaye gutera, ariko si intambwe isanzwe. Icyumweru gishya n'andi mahirwe, ni indi storage yuzuyemo umugisha Imana iba itanze kuri buri muntu. So umunsi wa mbere ni igihe cyo gutera intambwe kugira ngo winjire hantu iyo storage iri, uterure storage yawe. Ariko nitugera ku kijyanye no gukoresha ibirimo iby'Imana yagufungiye kandi igufungiye muri iyi minsi, bisaba ubwenge buhagije bungana na cya kintu. Iteka Imana yiremeye umuntu intambwe nshya, ibimusaba kugira n'ubwenge bushya bwo kuba muri iyo ntambwe. Ni ukuvuga ngo Imana ikintu cyose ijyanyemo umuntu iba ishaka ko agira n'imitekerereze mishya yo kuba muri icyo kintu. Iki cyumweru rero gishya dukeneye gusenga isengesho rizana impinduka, kuko hari uburyo twabagaho mu cyumweru gishize, hari ibyo twapangiyemo, hari ibyo watekererejeyo, hari ibyangiyeyo, hari n'ibyakundiyeyo, hari uburyo ukirangije. Ariko ubwo bwose uko byagenze kose, Imana isanze ukwiye andi mahirwe. You deserve another chance to improve yourself. Iki cyumweru rero tugiye mu cyumweru cyo gushaka Imana, bitandukanye n'uko twabikoze mu gishize. Ni isengesho rizana impinduka. Biba nk'ibintu bikeya cyane. Turasoma igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 19 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7, ariko hano ikubiyemo umwuzuro w'iby'Imana ishaka ko tugeraho ni umurongo wa 6 n'uwa 7. 6 iravuga ngo Yesaya arababwira ati, mubwire shobuja muti, Uwiteka aravuze ngo, ntutinye ayo magambo wumvise abagaragu b'umwami wa Ashuri bantutse. 7, nzamushyiramo undi mutima, ubwo azumva impuha azasubira mu gihugu cye, kandi nagerayo nzamwicisha inkota. Ikintu cya mbere ugomba kumva muri wowe ni ukuhindura umutima wawe, kuko Bibiliya iravuga ngo murinde imitima yanyu kurusha ibindi bintu byose birindwa, kubera ko mu mutima niho impinduka zihera. Ntabwo ari ibijyanye no kugira ngo uzabone ikintu upostinga gishanyaraza abantu. Ntabwo ari ibijyanye no kugira ngo ugire inkuru uzabwira abantu bose bagwe mu kantu y'ikintu cyabaye. Ibyo bintu bifatika byo gushyira imbere y'abantu, njye mbyita reward. Ni umubyeyi, ni umwana wavutse mu bikorwa wahoze ukora bitagaragara. Nimba ushaka ikintu kigaragara, ibande mu bitagaragara, kuko abantu babona reward, ariko preparation ntabwo tuzizi. Ntabwo tuzi uburyo wateguye ibintu byawe, ariko rezilita twese turazitegereje. Rero icy'ibanze si rezilita zo kwereka abantu, ahubwo icy'ibanze ni ugutegura, gushaka uburyo wowe ubwawe ugira ibintu urema, ugira ibintu utegura, kugira ngo rezilita zizaza zizabe zihwanye, zizabe zishyitse, zizabe zuzuye, zizabe zivugira, zizabe zikonvinsinga. Kugira ngo rero ugire convincing result, bihera muri foundation, preparation from the beginning. Niki rero tugiye gukora iki cyumweru? Isengesho ryawe ni ryo kurema itangiro ry'impinduka. Impinduka za mbere zigomba guhera muri wowe, mu mutima wawe, mu ntekerezo zawe, mu magambo yawe, mu bikorwa byawe. Iyo umutima wamaze guhinduka, uhita ukwensipera no mu byo ukora, no mu byo uvuga, no mu byo wandika, kuko buriya inyandiko
inyandiko ni amagambo y'umuntu bashyize ku rupapuro cyangwa ahandi hantu. Ibintu byanditse egare n'ubundi ni amagambo umuntu yakavuze. N'iki rero? Senga bitandukanye n'uko wasengaga. Ikintu cya mbere, ivanemo kumva ko byanze. Hari amagambo wumvishe iki cyumweru gishize nk'uko Hezekiya hari amagambo yari yumvishe, hari ibyo yari yakiriye, hari ibyo bari bamubwiye bamutera ubwoba, abona n'ibimenyetso no muri we yumva hiye ubwoba, ariko Bibiliya iravuga ngo ashishimura imyambaro ye. Arangije abwira abagaragu be bajya kureba umuhanuzi w'Imana. Reka nkubwire, ikintu cya mbere ugomba gukora iki cyumweru, irukana negativity mu ntekerezo zawe. Ntabwo byanze, ntabwo ibintu biranga, ibintu biracyashoboka. Ako kazi wakabona, aho hantu wajyayo, uwo muntu yakwemerera, abo bantu bakumvira, ibyo bintu wabishobora, wahindura, biracyashoboka. Nubwo ubona inzira zifunze n'ubundi zafungutse si we wari warazifunguye. Uko hari uburyo byatangiye wumva bishoboka, ariko bitewe n'uburyo byagiye byanga wacitse intege. Ndagira ngo rero nkubwire ngo ntibirarangira, haracyariyo andi mahirwe. Ibintu biracyashoboka. Ninde wavuze ko utabona akazi? Ninde wavuze ko utakubaka ngo bikunde? Ninde wavuze ko abana bawe batakwiga? Ninde wavuze ko utarya? Ninde wavuze ko uzahora mu ikode? Ninde wavuze ko uzambara ubusa? Ninde wavuze ko ari we bazahora birukana? N'abantu si Imana, ni intekerezo zawe zabikumvishije. Rero isengesho ugomba gusenga ni irihindura intekerezo zawe. Ntabwo ari Imana yabivuze, ni amagambo y'abantu. Icyo kintu rero cyari cyiyubatse mu mutwe wawe, ni igihe cyo kukimenesha isengesho, ni igihe cyo kukirukanisha isengesho, ni igihe cyo kukimura muri wowe. Nk'uko bavuze amagambo akaguca intege, akakunaniza, akakumvisha ko bidashoboka, ukaba wari utangiye kujya muri zone yo gucika intege no kwiheba no kumva ko birangiye. Ndakubwira irindi jambo rishya, abatangaje ko bikurangiriyeho ni abantu buntu. Ariko noneho reka nkubwire icyo Imana yivuze, ije kongera kubitangiza bushya. Ntabwo ari bo babitangiza, kuko iyo Mana impamvu y'ibitangiza ntabwo ibibamo. Ntabwo Imana iba muri icyo gihe kirangira, kuko niyo tangiriro ikaba n'iherezo. Ibyo abantu bavuga babivugira mu gihe Imana yaremye. Nyirigihe, nyiribihe niwe uvuga, niwe uje kubihindura, niwe uhindura amagambo bavuze, bayavugira mu gihe we yashyizeho. My God, amagambo bavuga, amagambo bakuvuze, ibitutsi bagututse bagatuka n'Imana yawe, babivugiye mu gihe Imana yaremye, babivugiye mu kibuga Imana yishyiriyeho. Ariko igitangaje, niyo Mana y'ibihe igarutse rero mu bihe byayo, ije kuba ari ibikontorora, ije kuba ari iyobora, ije kuba ariyo ishyitamo igikorwa. Ninde uri buguhagarara imbere? Hindura intekerezo, umunezero nugaruke, kuko Imana iracyari Imana. Icya kabiri, hindura imitekerereze n'imyumvire, va mu gahinda, reka kwiheba, rekera izo posite z'abantu bashenjaguritse. Umutima ushenjaguritse, nyirawo ntabwo yakora ibikorwa bizima. Ikitwereka ko washenjaguritse na posite zawe ziri kubigaragaza. Ni gute wumva ibintu ntawe iwanyu wabikoze, ariko nubwo muri famiye buri muntu arivukira, uri wowe. N'ikimenyimenyi ntabwo musha, mufite aho mutandukaniye, nta nubwo munareshya.
muvuka hamwe pe, ariko ibitekerezo uwabaremye yari abafiteho ntabwo ari bimwe. Uratandukanye, uri umuntu utandukanye. Muri iyo famiye uri wowe. Indangamuntu yawe urayifitiye, ikintu cyose uracyifitiye. Unakoze icyaha bagufunga nkawe, bagututse nkawe, nubwo bakoresheje wenda famiye n'intekerezo zawe zigakoresha background mu buryo bwinshi butandukanye, ngo upyinagare cyangwa se wumve ucishijwe bugufi, ariko ntabwo ari uko umeze. That's not true. Ntabwo ari ukuri, ntabwo uri umunyantege nke, ntabwo ari we wavukiye ko kunanirwa kuba mu gahinda. Rejected. Byange. Hindura imitekerereze, hindura intekerezo, rekera, va mu gahinda, wituma ibyo Satani ashaka bigeraho, kuko umuntu wuzuye agahinda mu mutima we avuga amagambo y'agahinda, n'abandi ahuye nabo ababibamo imbuto zo kugira ngo bababarane nawe, bajye mu gahinda, bajye mu cyunamo. Va muri icyo cyunamo, va muri ako gahinda. It's all the past. Imana nyiribihe niyo iri kuvugana nawe. Egura umutwe, wongere ugerageze ikintu gishya. Ikindi, hindura amagambo, rekera uburyo wasengaga, uburyo wavugaga, uburyo wabikoraga, uburyo wabwiraga abantu, bihindure. Senga isengesho rishya, senga isengesho rihamagara Imana mu bundi buryo, usenga isengesho ry'umuntu ukomeye. Ntiwemerere Satani ko atwara umutima wawe ngo awugire ahantu h'agahinda, ugire zone y'agahinda n'umubabaro. Oya, senga ufite imbaraga, kuko Uwiteka aje mbere na mbere wowe kugushyira mu mutima mushya no kuwushyira muri bariya bose kugira ngo bagirireho umugisha. Amen. Mana, turagushimye kubw'iki cyumweru, tugushimiye ineza yawe n'umugambi wawe, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ubuntu bwawe. Dushyigikire, yobora mwene data, ongera umuhagurutse, ongera umukoremo umurimo, ongera umushyiremo umwuka wawe w'imbaraga, ongera umuvaneyo mu byari bimutsikamiye, musohoreyo. Bohora intekerezo ze, bohora umutima we, mubohore byuzuye, wongere umwereke izindi options nzima nubwo yabonaga zarangiye. Urakoze kubiremye, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.